kuri uyu wa gatanu tariki 2 Kamena uyu mwaka nibwo abanyeshuri n'abayobozi b'ishuri ry'imyuga Kigali Leading Technical Secondary School basuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi, aho basobanuriwe amateka y'u Rwanda yagejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nyuma yo gusura urwibutso no kunamira ibihumbi by'imibiri iharuhukiye, bamwe mu banyeshuri bagaragaje ko bahavanye umukoro wo guhangana n'abahakana bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ngendeye ku kiganiro hano baduhaye bitwigishijwe n'ibyo nsanzwe nzi wenda numvishe ko umugambi nahanye cyambere no kwirinda abapfobya Jenoside, nkabagira inama haba ku social media, urubyiruko rugenzi rwanjye ndetse n'abantu bakuru kuko baracyari bamwe na bamwe. Anya umunyeshuri waje hano kandi nitabiriye uyu muhango wo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, nemeje gukomeza gusigasira ayo mateka kandi nkarwanya ingengabitekerezo ya Jenoside no kwitazongera kubaho ukundi. Ubuyobozi bw'ishuri ry'imyuga Kigali Leading Technical Secondary School bugaragaza ko hejuru y'amasomo butanga bunibanda ku kwigisha abanyeshuri amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo baharanire ko Jenoside itazongera kubaho ukundi. Tuyizera Alphonse ni umuyobozi wa Kigali Leading Technical Secondary School, naho Safari Valence akaba umuyobozi w'inama y'ubutegetsi yaryo. Nkuko mubizi Jenoside yakorewe Abatutsi yarateguwe itegurwa n'ubutegetsi bwari buriho kubera politike mbi yari iriho y'urwango n'ivangura moko ryagejeje u Rwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni muri urwo rwego rero tugomba kwigisha urubyiruko kuko abayiteguye bari abayobozi baba ariko bakoresha imbaraga z'urubyiruko, hanyuma no kwihagarika kandi dukurikije ubutumwa bwinshi twabonye nuko ubutumwa bwinshi twahawe na Minubumwe n'izindi nzego zari ziri hano zayibuka, nuko n'undi hakoreshwa urubyiruko mu kuyihagarika. Abagize uruhare mu guhagarika Jenoside barubyiruko. Niyo mpamvu rero aba banyeshuri bacu iyo tubazanye hano tuba tugira ngo tubasobanurire, tubigishe, tubabwire ngo hejuru y'ibyo mwiga ubwo bumenyi mufite butuma mukora hanze mukabona amafaranga, ariko mugire n'ayandangagaciro y'ubunyarwanda cyangwa se yo gukunda igihugu. Ubutumwa dutanga nuko uyu muhango cyangwa se igikorwa cyo kwibuka kitakwibagirana, no kuzirikana ko abishwe bari abanyarwanda, abishwe bakundaga igihugu kandi bari no kuzakorera igihugu. Ubutumwa rero ni ugukomeza kugira urukundo, turwanye ingengabitekerezo ya Jenoside kandi dukomeze kwibuka. Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yasabye abanyeshuri ba Kigali Leading Technical Secondary School n'urubyiruko muri rusange kudaheranwa n'amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo, ahubwo bakayubakiraho bagaharanira kwigira. Rwamuhizi Vincent ni umukozi wa Minubumwe. Urabona ko hano 95 kuzamura hari hateraniye urubyiruko, ni u Rwanda rw'ejo. Ubutumwa rero twabahaye ni ubutumwa bwo kwigira. Icyambere bagatekereza ko nta wundi muntu uzaza kubateza imbere atari bo babyikoreye. Ibyo twabivuze dushimangira icyo twita ubudaheranwa. Ntibakwiye guheranwa n'amateka nubwo ari ngombwa kuyamenya, ariko nanone niyo tugomba kubakiraho kugira ngo igihugu twifuza cyacu cyiza kizaboneke. Kigali Leading Technical Secondary School ni ishuri ryavutse mu mwaka wa 2013, rivuka ku ryahoze ryitwa ETM Muhazi, ryashinzwe mu 1982, aho ryaje mu mashuri ya mbere muri Kigali yigishaga imyuga muri icyo gihe, rikaba ryaranagize uruhare mu kwigisha Abatutsi bahezwaga mu yandi mashuri. Daniel Hakizimana, Flash TV.